se kade byibuze wanyimye n'umwanya muto basi mubwire ikindi ku mutima mubwire uburyo ngukunda kuko wazambabariye basi ukamata igihe gito ko mbigusabye ndabigusabye basi kandi ubiha agaciro kandi unyumve ndabigusabye bazi turanyumvisha ndi umuhungu muri se basi mbimenye basi subona nawe kuri level yawe koko wambabariye kunkunda ukanyemera nkagukunda akazi basi ndagusabye nyemerera basi nyemerera ngukunda nawe niba nakubanga niba nakugoye nakubwiye ko nta burenganzira wanyumvishe ko ibintu urabizi ko bikora cyane kuko ko bishobora ntabwo bikora birasaba imbaraga reka rero nkubwire inama sibyo niba umukunda koko sibyo biragusaba ko ugenda ukamubwiza ukuri niba agufitiye urukundo ntuzabibona sibyo wihangane uje hano ku muhanda we kuguma ku muhanda icyo nzi cyo ni uko ugomba kumanura urukundo rwawe kandi ugomba kumubwiza ukuri sibyo hangana aho haguruka reka mbanze gusaba ikintu kimwe ese binabifasha ndabigufasha mu maso ubizi kuri inshuti yanjye inshuti yanjye humura sibyo kirangwena bino humura rwose ndabigufasha murabizi nta kintu na kimwe nakwiye Kadama kuri meza. Cyane. Ko ntago ari meza. kubera iki Ntago ari meza muri iyi minsi. Hari ukuntu bitari kugenda fresh. okay Urabona? Umugara perete. Sibyo? Kandi akwiye ko muzibyo mukuru. Ariko ashaka tubwira ati ngo mwene rukundo. Arabikubwira? Arabikubwira ngo nobyo. na kintu gifatika none ushimye ariko ndashaka kubitekerezo ndaza kubishaka ni ibintu wumva ko ari ibintu no mu rugo byatuyobeye sibyo mu rugo byatuyobeye ntari kurya ntari gusohoka no mu ni ibintu nyine natwe byatuyobeye ntari kwishima nta kintu ari gukora ubona nyine agikoranyemo neza nk'uko byari bisanzwe ariko njye nabiceka nyine ngahita mvuga ati uko bisa kose ni hari ikintu kitari kugenda neza hagati yawe nawe ntabwo aka kanya ntabwo igisubizo ushaka ariko ndi kubitekerezaho kandi umubwire amere neza ndaza kumuha igisubizo ashaka nuko bitekerezo ngo nagere kana tujye mu rugo ariko ariko izuba ni danje wihute ndabona ari yego ni danje byose wabikoreye iki ko ubinzanye reba uburyo tunabagira ukanyuma kandi wanjye banzanagiye hejuru y'ibintu ntikurore isoko kumana bizarangira ryari
kibageneye ese nakoze ibyo abandi bareba nizishyira kuri kugira ngo umuhemere ndekera kutagira n'unyuze ariko ndakwingize maso ushyire ku iherezo umuntu aba agomba kwiyakira ndanze biriya bintu nyine kiriya kibazo ufite ntabwo ari ikibazo nyine kizarangira noneho niyo mpamvu ugomba gutuza ukumva ko ibintu byose ari umunezero byiza cyane gusa biragoye ariko kugora kandi ni gusa amahoro ikizima no gukora mu kwezi gira gutyo umumeka mujye n'umubwira ati njyewe ndakunda nyine uko abyakira biragukongoye ariko icyo nagupanze ugiye kugenda mbere ko nagupanze ko ariko ugiye kugenda uganira ese koko urashobora birakomeye birakomeye niyo mpamvu ushaka kureba ko nkunda bya nyabyo kubera ko hari umuntu ugukunda agendeye ku bintu runaka n'igihe aba nkunda za nkunda z'iki gihe ariko nimubwira izo ndwara akamera ko kuba yankunda ndamubwiza ukuri ko ndwaye sida ikibazo ahita mpoza ahantu ushaka ariko ndamubwira ngo iki umubwiza ukuri nyine gusa nyine biragoye ariko ugenda umubwiza ukuri kandi nzi neza ko ari bukumve sibyo ari bukumve umuti ituza kandi biragoye ko usiye inyuma yawe subize urukundo urabizi muvandimwe nawe tureke mwenza ndakubwira mukobwa nkunda kuma mutameze neza ikihe kibazo ufite ikibazo cyo kumubwira ko umukunda se basi birakubangamira basi bivuga gutyo kubera ko nanjye ndagukunda ndagukunda ariko mfite ikibazo gikomeye cyane oya nta kibazo gihari gishobora kumbuza gukunda kuko ndagukunda cyane ese koko urankunda ndagukunda pe urankunda ndagukunda by'ukuri ese mbaye urwaye kanseri cyangwa sida ushobora kuba waba uyirwaye ariko si uyirwaye wivuga nka ibyo ni urugero kuko nta kintu gihari cyambuza gukunda toni urwaye sida what nizere ko mbeshya toni uko ni ukuri kuvuga urwaye sida mama wanjye na papa wanjye uko navukaga musanze nanjye baranyanduje sinzi niba wuzi uranyemera si uko nagukunda nanjye ndagukunda numva nshaka kwimanika sinzi niba wugozi uranyemera oh ya 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 ndananiwe amarira yaje aho neza dogita kugeza amahirwe mubonye nagushakaga amahoro se kuko ni amahoro ariko n'ubu muri ni amahoro nta nubwo binoroshye ave kuko mfite ikibazo ikibazo niba nabasanga kwa muganga niba nabasanga mu rugo niba hano nababwira tukikora cyangwa kumvikana simpe nkeneye inama zanyu wa muganga toni ni ikihe kibazo ufite dogita ntabwo binyoroheye pe urabizi siko ngize kubwira ko nkunda umukobwa urabizi nta kintu njya nkuhisha urabizi ariko mba mumubwira ntashaka kubyumva ariko mu by'ukuri pe ndamukunda
ariko yaraje turahura amusabye ko duhura ngo tuganire pe aranyemerera ubwo mubaza impamvu musaba urukundo musaba ko njye nawe twaba umwe ariko mbese ngira kubwiye ko nkundana nawe uya ntabwo yabimbwiye wari umwanzi ntabwo yabimbwiye ahubwo ibyo yambwiye byanteye ubwoba n'impungenge uyaga byagenze gute se kandi rega nawe nawe uri gusasa ugaca Rwamagana Kayonza ntumbwire ngo byagenze gute kamubwire kuko n'ubundi nicyo cyari kinzanye umukobwa nyine twaricaye nongere kumwibutsa uburyo mukundamo ariko agiye kunsubiza aransubiza ngo nawe arankunda ariko ikibazo gihari ikibazo gihari nuko abantu n'ibyanjye gusa ubwo urumva ibyo bintu ntabwo ibyo bintu nta kintu bitwara ariko uzi umukobwa utinyuka akakubwira ngo we arwaye sida umukobwa w'intwari iyo aba abakobwa bose bo muri iki gihugu cy'u Rwanda mukundana yaba afite ubwandu bw'agakoko gatera sida abikubwiye yaba ari amahirwe menshi cyane kuko wamenya n'uburyo witwara ahubwo uriya mukobwa ni intwari ikibazo kiri hagati aho ni iki mwese dogita urabizi ndamukunda none se urukundo rwacu rwakomeza gute kandi abana n'ubwandu ko icyo kibazo nagize ariko uransetsa rwose kuba afite agakoko gatera sida ibyo nta kintu bivuze habe na mba kugeza aka kanya niba bari kuba yabikubwiye ko arwaye sida uri kumva wagize amahirwe uri umusore umwe mana yanjye mu basore bagize amahirwe cyane uzi ko nta mukobwa ugipfa kubivuga ushiduka urwaye ubu ngubu twabana njye ndi muzima w'abana n'ubwandu birashoboka cyane ndetse ntunigire unandura n'abana bazabakomokaho bose ntihagire n'umwe wandura ubu byagenda gute iyo uje kwa muganga hariya ku bitaro hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha ukaba utakwandura n'abagukomokaho ntihagire n'umwe wandura akaba uza ku bitaro dutanga udukingirizo mukamwakoresha udukingirizo ntushobore kuba wakwandura ushobora kuvuga ati nidukoresha agakingirizo nzabyara gute mushobora kubonana mwamara kubonana ukimara kubonana mbere y'amasaha 48 uraza tukaguhereza ibinini bikurinda kuba wakwandura ni ibintu byoroshye cyane wowe nuza ku bitaro twaguha service nyine ishobora kuba yagufasha kurinda kwandura indwara yandura imibonano mpuzabitsina kandi mukabyara mukabana neza cyane dogita ku buryo urukundo rwacu rwakomeza mukabana mukabyara abana beza bazira sida kandi umugore wawe ayifite iyi nama ngiri iranshimishije cyane burya ikintu cyica abaturage ni ukutajya imbere ya muganga ngo bavugane na muganga bamenye ngo ibi bibazo bimeze gutya by'ubuzima twabikora gute icyo twigiye akazi dukora tugomba kugakora neza tukabafasha n'abaturage kuko aka kanya turiho kuberamo namwe muriho kubera twe turafashanya cyane. Hari ikindi kibazo murakoze cyane niyo nama nashaka rwose n'ushyize umutima hamwe nta mpungenge na nkeya ahubwo kanze muhamagare mutambe mwibutse oya nta kibazo murakoze cyane teka ibyishimo we kade mwana we nishimiye kukubona pe iminsi myinshi amakuru ni meza pe ndabona umeze neza nawe sasa nk'uko wari wambwiye ikibazo cyari gihari cyateraga inzara
jyewe ku bwanjye nta kintu kibuze. So much. Ndashaka kubana nawe. Thank you, Tony. Numvaga bingoye cyane kuri kuno gitondo. Nawe urakoze cyane. Numvaga bingoye cyane kuko ntagufite, ariko ku bwa kiriya kibazo nyine ndatuza byose bihaye Imana, ariko Imana yarabikoze. Ndishimye cyane ku bwawe.